gukoresha inama abaturage. Hari umuntu bandangiye uri buze kujya kureba, bampaye nimero ze. Ntabwo ndagerayo pe, ni kure ubyumve ko ubu nazindutse. Ubu ndaza kuguhamagara nibuza gucya. maze reba aho amasaha ageze. umva izo nkuru uraza kuba uzimbwira wanjye. sawa, ndaza kukubwira ukuntu abaturage baho bameze, ariko ubyumve ni mu giturage. ni ubwa mbere nakorera ahantu nk'aha ngaha pe. umva bayi, nzakunda kuvugisha bukeye. utanye bariko akoze mu byukuri kavureka nkubaze mubu mu byukuri ubona harimo ivunja ubona uzimarira iki wakigoryiwe uruntu rutazi no guca inzara rungana gutya. ni ngombwa se ngo umuntu wese agira icyo yimarira. amategeko mwazanye ubu surinda uvuga ngo umuntu wese agira icyo yimarira. ubu Liliane mwene ndaranye ubutumwa ayoboye itsinda ry'urubyiruko afite imyaka ingahe? Si uwa 13? biriya bijwagajwaga ayoboraga si we bizamumarira iki? hanyuma si ibyo bijwangajwanga nanga bihemberwa. ubu si ugiye kwigira muri bari abantu bifataga bagafata umuryango umwe bakawugira ubuyobozi, ngo umugore ngo ni mudugudu, ngo umugabo ngo ni mutekano, ngo umugore ngo ni munyesibo. uceceka, hari ibintu nteye gutekereza. biriya nabyo ni umuvumo. buriya gufata umuryango wose bakawugira abayobozi, ndaranye ubutumwa ngo ni mutekano, umugore ngayoboye ngo isibo, umwana ngo bahise bamugira ngo ushinzwe abana mu mudugudu, na se wabo noneho wa mugabo nawe ayoboye irindi tsinda. nese mudugudu si ubashiraga hose bene wabo. biriya bintu ni ubuturi. ubu si habaye nk'icyorezo, hari ibyorezo bizaga bikica nk'umuryango wose, ubwo si wumva ngo abayobozi bose baba bapfuye, twasigara turi kuyoborwa n'abandi. hari umuyobozi mushyashya ugiye kuza. ubwo nawe ni mu muryango wabo. reka nta n'ikintu bapfana ahubwo kandi uwo muyobozi turi kubipanga bagiye kungira ngewe umukuru w'abanyabuzima. reka nkubwiye uragize n'ibifu, amafu y'ibikoma urumva, amasukari, ariko ntabwo nzajya mbyiba, nzajya mfata ibyo nagenewe kuko ninjye nzajya mbibahereza
nisagurire bagahita bagufungira muri wese Ariko mu biriya bwiza- ni neza uzafata ibintu bahaga abana b'imyaka 2 ubizana hano n'indi uzabirya hanyuma si b'imyaka bizamarira iki hano umuntu wagutandukanya n'umwana w'imyaka 2 ni uwuhe ugirira binkono ko ntabyo uzi ahubwo reka nkubwize ukuri ibyo bintu buri kunsebya ntuzajya ubivuga reka hari abantu nkubwire nimba umunyabuzima ntujya urya ukajya wikora twa tuntu wikora izina ry'Imana nzakunyweza Ese koko bana yanje uyu muntu buri gihe ahantu hose ndi kuja ko ndi kuhamusangara akuburesha nk'iyo umuntu avuga ngo hari inama kwa kane ntabwo mwari muri kumva turi kumva none se ubu nk'aba ngaba bari kuza bukeye baba bumva ko biri bugende gute rutsi kwa kane ntiwari uhari none se ubwo twavuganye isaha yaryaye ngaho reba nkawe wese twahuriye mu nzira nkavuga ko kwa kane hari inama ni ukutwihanganira no se ubu niyo mpamvu mutangiye kuziza isaha mukaza igihe mwishakiye mwumva ko inama iri bukorwe ryari mugataha ryari impamvu y'imirimo myinshi natwe ntabwo byaduturutse hano mwanyiciye gahunda bakwiciye gahunda we wenyine reba akaduga ryaba ari kumanukira kaduga nk'iri kuza ukerewe none ukaza wizanishwa gutyo wari uyobewe ko hari inama kwa kane kandi nyine nararose umunsi umwe ngo nabaye nka tarampo tarampo ninjye wamushyizeho ntabwo uzaba tarampa ahubwo wewe wakwiyamamaza ukavanaho riri muri aho yemwe mukomere ni karibu hano iwacu murakoze ariko uzi ko ntari nakwitegereje neza ntabwo nigeze mbona ko ufite inyinya umenye uko utari amakuru se yanyu mva turashima Imana pe urebye nta kibazo namwe murakomeye turaho umva amakuru bayatubwiye twayamenye ni ukuri ariko buriya noneho kuri kariya kantu twavuganye kuri telefone nuramuka ungize umuyobozi w'abanyabuzima nzaye ngenda ngufashe mva n'akaboko ngutwaje n'inkweto n'ibikapu byose nanjye abantu bose abana buturara bose nzi aho baba uzi aho baba naho bagangika yanabakwereka ugahita ubakura mu mudugudu wacu bose bukabasetura bakagenda naho banywere si intunga tugiye guhita tugenda se ahubwo tugenda unyereka ahantu inama ibera tugende mbanza nitegureho gatoya uri kureba ubworozi bw'ingurube zanjye tugende nyura ahangaha undebere nanjye n'udukwavu dore aha haranyerera nitwe dushoboye kuhanyura undebere utwo dukwavu nushaka udutera n'inshinge ako ngako kameze ako ngako kavunitse ukuguru ko nushaka ukajyane nta kibazo nizo nkoko nushake nizitera harimo itera n'iyindi yanze gutera icyo kidatera nushake mumbwire nacyo nushaka ukijyane iyo ngiyo yindi nenda kuba nk'irwaye ukuguru nushaka uzambyenye bigenze kutisi kandi we hari umuntu uje ndangiye kuziba rero kwiruka awe abahubwo Nsengimari mwana wa mama Nsengimari turakize ni igiki kirimo ni cyawe ndagasikira none ubwo nta mafaranga arimo gahunda iriho ni ukugira ngo ube ubukimbikiye mbabarira izina ry'Imana ntabwo ntakibika mbabarira byihorere tubisese tubishwenye izina ry'Imana ntabwo nabiki uzi ukuntu bigenda gase ubwo se abantu bari kukwiruka baje bari kukwiruka aho bahise baje bagafata njyewe kavu wagiye uramenya ubwenge ukamenya ko no gutera imbere ko bigora wamenya ubwenge ho wakizirikaho ikintu cy'igisasu wakwizirikaho ikintu cy'igisasu kimeze gute ikintu igisasu kiraguturikanye se ubu se mba ntapfuye iyo kiza kuba ari igisasu mba nyiri mwizere mbyizere rwabaye ubu nje ndi kukugana nyoboye kujya ahandi ako kavu uzi ko utazakira mbabarira ntabwo ibintu byankurikirana nyine uvatega amatwi nkubwira byagukurikirana se ubu ngubu nje ko bitankurikiranye bifite amaguru bifite amaguru none ubwo nimba kukibika ahubwo turamenya ngo tuzagabana gute tuzungukira icyo ngicyo ahubwo kimbaye ari cyo wambajije ukambaza nti uko ngiye kukibika nimara kukibika tugiye gushira ku isoko tuzasaturamo kabiri ubu urambaza guca
wenda hari n'igihe watwara 60% ngatwara 40 ugatwara nka 30%. ibyo byose birashoboka ariko nyine ngiye kugifata ikintu cyose nshime nge ngifate dore nguni mushiki wanje ntakiwanga mbonye ziriya nkwavu n'umuhungu yavugaga kirazi ko kirutse ahantu ariko wibutse nuko hano iyo hanyuze nabi ushobora kuhikubita uranyerera ugapfa muzashaka utubuye ubwo nje nanjye sinje n'ubundi se genda ubanza uhereza ariya matungo inuza ibyatsi ubone kuza ni munsi genda basangaho imbere ko nyine nari namanjije guca kureba abandi niba baraza abandi batakureba ahantu uri buze kurya mwakwicira umuntu gahunda ariko wakwicara inyuma wakwicara inyuma inzira uri bunyuremo kaduga urajya ugira kukererwa ugira no kuza uri gutesha abantu umutwe akabura muzi ko nkaze ku buryo nta nabafatira ibyemezo mugana hanwa esha uransetse ngera kakubwire ngenda ndakaze ntimukambone gutya ngo nuko ndi mutwara sibo sibyo ninde ubamenyera ko mwarwaye ni njyewe ninde umenya ko inka zanyu zarwaye ni njyewe ninde umenya ko abaturage bameze neza ni njyewe mwumva ntakaze narenze nabo bayobozi bandi bakomeye bari mu nzego zo hejuru urakaze nawe urakaze ku buryo yabisekana kaminura hini sha hari ikindi ndenge kuba muze ko mwaze n'ibyo musekanye urakaze muyobozi yemwe hari kaduga ikindi ugiye navuze. umva nyine hano ntago nari ndi sibo munyesibo muhaguruke mwakire umuyobozi aho navuga ko muhaguruke ngo mwaze mwakire umuyobozi ngo nari mushyashya ntibakererwa ngo uze wahindagara muhaguruke ngo mwakire umuyobozi mushyashya cyangwa murore ninde umenya ko mwasambanye mu midugudu hose ntabwo aba ari jyewe wasanga ari naho kivuye kikuza cyabira gusa cyabira hejuru y'abantu kandi ngo urabona nawe bagiye kumugira ngo w'umunyebuzima mukomere mwari muyoboye ko hari inama mwa kandi mvuye kuzana umuyobozi mukuru ninzi ko bamuhaga isariyote ni karibu mwakwicara aho ngaho imbere murakoze ko wataze abantu batera impundu impundu bazivuzaga gatatu amashyi akirimo ari kuvuza umunsi uri kureba hehe reka wambaye ikariso ndavuze impundu reka rata tumwakire umwihorere wimugendaho utera impundu yishimiye umuyobozi ngo ni international wabonye ko ateye irari ateye ubushyuhe ateye nyine ngahumva mbese bayo wicara ariko sha waje utoze indezi waje utoze nani yenaga buri munsi sibyo nahoze ndi kubabwira hanga kuva mwaza ndi kubabwira ngo ibintu byose ni njyewe bikontora hanga mukirwa muvuga ko ndavuze guhaguruka ariko narabibabwira ndababwira ati uyu mukobwa w'umugeni yoroshye mwanga kubyemera nasona umukobwa w'inkumi w'amabere angana gutyo ni wari wamubona yahinduye umwenda yego ko bikira mariya ako gahunda mbese ko yimutse wakwica hano ngaho ndebe ku buryo wazana umwenda wawe we ihita ugenda uzanira umwenda wawe gira vuba genda uwuzane mwana nyir'indabo ego mukobwa ego ubwo buzire si yandi navuze ngo mujya gusambana mwahiza mukavamo mudakarabye bwita umusambanyi ubusa bwe buratose urabubonye buri kumwumva akababwira ngo muhoza agira umuntu wagira umuntu agira umuntu bidafututse bidafite 12 mwajya murambabarira ubu se ko wari uraho ngo wowe ntabwo wakumvaga ese mwe mwahoranye nawe mwumvaga bimeze umwanya utaruhemo njye ariko ndi kumva hitamuye ariko gute mukora inama nta nk'ubu
nk'ubu ngubu haramutse hagize igisambo kibatera kikaza kikabagirira nabi ubu ngubu mwabibazanye sinshaka byose mwaza muri kubishyira ku mutwe hari igisambo cyaza kuri aya manywa ya ruhango mwagiye murakora inama mufite umutekano mukaba muzi neza yuko ibintu byose biri sefu nta kibazo bifite ejo bakaba bari kumbaza ngo ibintu nabyangirije wabyangirije se none wari kuba ariko n'ubundi ni nkaho nta kintu twari twavuga nta kintu twari twakavuga muteka ubundi njyewe narabitekereje ndavuga nti kuba munyesibo afite umugore w'umutekano bakaba bafite umwana ukuriye urubyiruko mu mudugudu ngo ise wabo nawe ngo niwe mudugudu nyine ukumva muri make ni nkaho tumeze nkaho rero rata mwana wa mama ngereka nkubwiza hakugira ibintu bikomeze kunkurikirana muri ubu buryo ntahari bwo buzima nahisemo indi bintu byawe ngerakoze iki kuko mbonye njari umuyobozi w'umutekano yapfukama imbere y'abaturage rero yadukoreye kwimana n'ibyawe reka nkwereke umugabo se hari aho muzi dore ibintu n'ibyawe rwose ni iki kiri guhumira bise ni ibiki ko harimo ikintu kiri guhuma kiri guhuma nanjye sinzi icyo ari n'ibyo ntari kiri guhuma nzi ko ari wowe ubizanye n'abantu mwereka mbabwiza ukuri ntaho nababesha mbabwiza ukuri murabizi neza muranzi neza uyu mugore ni umuzima dore impamvu mwa bantu ahantu hose ndi gukata ndi kumukata iki gikapu ca rije nagitoraguye ntaho nababesha ariko ahantu hose ndi kunyura ndi kwa musanga nese ku buryo wapfukama imbere y'umuntu w'umugore ugapfukama uri mutekano ahubwo mwajya mwihesha icyubahiro ukumva wewe umwana se umuntu bari kumubwira ahantu hose ari kugera kwa musanga nese umuzimu bamukoraho uyu muntu urwara utari kumukoraho reba kananje nguriho nuzi ko muri biri mariya ntabwo umuzimu bamukoraho keretse niba wenda ari umupfumu wakwicara nawe ukava abantu hejuru ukareka kumva niki uhagaze ubu se wakuntu yaje mu rugo ariko njye nimubona bwa mbere amaso yatse amaso ye wari kwaka nk'ay'ipusi ntabwo namubonye ntabwo izina ry'Imana yaje ameze nka zombi ariko ariko nka zombi twari kundeba yafite n'uturaso hano rata mbabara ntabwo nzongera ni ukuri kw'Imana izina ry'Imana umugabo yakwikunja rikakuriye umuyobozi rwose uturinde ntabwo biri kumvikana kuko ko turi kuvugira hejuru rwose ubwiza ntabwo umuntu w'umugabo yaba akuriye waba uri wenda si umuzimu mbabwanye nibwo mbonye nzaranye ubutumwa pfukamira umuntu nanjye dore uyu ni mutekano turamwubaha twese no bintu ntabwo bishoboka yakijijwe umugabo muceceke mbabwire yewe wa musore we nawe wa mugore we musohoke muze mu hako ni umuzimu bwawe keretse niba ari umutekamitwe wenda umuntu twajyanye mu ngurube dusohokanamo turi muzima ngo ni umuzimu nirirwanye n'uyu mubyeyi nimuze mu nkore njye siko twajyanye no mu nzu akaza no kunsiga mu mugongo amavuta wasohotse munkoreho mwese ntabwo ndi umuzimu wasohotse ahubwo wenda yamuroze ubwo ni bariya bari kugira ubwoba bw'ubwende uyu muze basobanurire nasi umuntu w'umugabo yamupfukama imbere gutya kubera uyu mugabo pe ndamuzi urumva ndi umuzimu ngwino unkoreho nanone rwose koraho ubusobanuro bicazwa hano mwicara hano mbasobanurire ni umuntu keretse wenda niba yamuroze nazindutse 10:30 narindi kuyoboza nza muri uyu mudugudu wanyu ngeze ahantu bita mu mudugudu wa Mubuga uyu mugabo araza anyambika ibitambaro arangije anyambura ibintu nari mfite buriya ubwo rero rwose nta kintu na kimwe nakuyemo reba umutekano si kuramo bikuremo mbanze nkwereke muyoboreka nkubwize ukuri mutekano wacu niba hari umuntu mbere mutekano atari yaba mutekano w'umudugudu wacu mu byibu baratwibaga ariko amaze kuba mutekano ntabwo wongeye kutwiba ntabwo yiba hari umuntu wigeze yongera kutwiba kuva yaba muceceke mbanze basobanurire ngewe ndacyababwira bamashije kumfuka mu maso banyakiye ibage nge nari nyifite murumva neza mureke rero mbere ni yawe se koko noneho bya bintu bivugaga
ubundi baje uyu nguyu yaje kukingerekaho akingeretseho ndacyanga yindi waje kukigira nanjye utuba mu kanya ntabwo ubonye mu rugo ahita yirukanka igihe yirukaga yari afite iki gikapu dore ngaya amafaranga nari mfite yezu we yezu byari ibihumbi 100 muteka barira neza urakoze mana ya bara shaswa hano vuba sanyene nk'iyigegera yavutse mwabonye yezu murebe iyi bayita tablet irimo Muteka. GPS ahantu hose yari ari kujya bari kumutarakinga yesu we niba yari ameze nk'umuntu uri kwirukankaho n'umuzimu ibintu twavuze bya ntabwo ari ubuzimu ku biro iyi telefone bari kuyibona iyi ikora nka telefone harimo GPS urumva niyo yatumaga ahantu hose biba ngombwa ko njyewe nari namubonye ariko nari nzi ko n'ubundi isaha n'isaha ari buze kubingarurira nuko byaje ibi nibyo byarasamba bavugaga biri international uri kumva bya bindi byibaga bigaca mu rukuta bigahita bihinguka mu rukuta ukagenda ngo ari kurara umutekano ari kuyobora wazaga iby'abandi igicuku cya mu gitondo uzanye amafaranga yawe arimo GPS yatwara ariko abantu bamenyaga kwiba wazaga mu Ubona- gitondo ubona cya ari umutekano wo tuzanye kutizera. ibintu wangiza ukambwira ngo nibyo mwatse abajura kumbe ari wowe wabaga wabyibye uvuye no kubyiba mu mudugudu y'ahandi hirya yo hakurya ubibi yarari wowe vuga ku cy'ukuntu kuva ndaranye ubutumwa yaba hano yaba mutekano nta muntu n'umwe wari wibwa muno mu nyine yabonye kuko ari umutekano bazamufata atajya kujya ajya kwiba mu midugudu y'ahandi nanjye uri kurwumva neza mu by'ukuri uwo wambukaga imigabane avaga hano akajya kwiba muri amerika nje nanjye yambwiye ngo imari irimo hano ngo ayikuye muri dubayi none se ubwo icyo ngicyo sibyo ubwo ahantu cyaba kiri hose babaga bari kukureba bari kurana kwandaranya ubutumwa bari kuturumbura kugitranga. babaga bari kuyireba niyo yari kubigurisha iki cyari kunyereka nyabusa wibye bombe mine ifu kundi kubona kimeze nk'ikirori oh mama izina ngo ni ry'Imana. umuzimu kubona wewe kitameze njye muza nkagumana bara nawe uri kujya kwiba mu midugudu y'abandi ni njyewe usigaje kuzajya kugurisha si njyewe rwose usigaje nta kintu na kimwe yigeze akuramo ndabona ese niyo mpamvu uhinduranya imisatsi buri munsi ngo ni ibisambo ukambara babaga bafashe ibitenge nanjye ngatangara uza mu rugo utareba ibintu by'ibyibano ngo nimbe gufasha njyewe umva mureke mbanze mbabwire rero nacyo njyewe amakuru nashakaga ndayabonye murumva neza ubu tuvugana ndagiye gutyo gusa se umudugudu wanyu muzashaka undi muntu uza kuwuyobora turi kubyumvikana mushake n'undi mutekano mushya uyu mumukureho n'umunyesibo kandi mujye murya akagabuye ariko gisambo none ubwo umunyabuzima ariko mudugu wacu inkoni zamba tukisubiraho bavuze mujye akagabuye umuntu uri gusongora iminwa n'uburyo yari yanyemereye kugira umuyobozi w'abanyabuzima reka tumukugire